6-5 89-77 Rayon Sport yataka ikipe ya Kiyovu. Rayon Sport yataka uburyo bukomereka turebesera umugwale wa Mari attention se faragasubiza ruguru arakwica tambwe kura umupira anagura neza nibiraranye imbere za murya Kiyovu birakomeye ishoko ubusitani bw'abareyo. Reka tubanze tumanukane na Murera umva icyo umufana wa Rayon akora hano i Nyarugenge, umva icyo umufana wa Rayon akora. Barayo na y'amashyi yanyu twagiye y'amashyi twagiye radiyo ifite umwanya muto Barayo twagiye. umva Barayo hano, umva Barayo, umva ababyeyi b'Abareyo n'abana b'Abareyo, umva ibisekuru bizafana Rayon, umva inkomoko y'Abareyo itazasaza muri iki gihugu, umva umwanda mwiza w'Abareyo, umva ibyishimo iyi kipe yatanze imyaka irenga 60 kuva ishingwa i Nyanza. Iyi kipe y'amabara y'ubururu n'umweru, iyi kipe iba ku mitima y'Abanyarwanda, n'ubundi yongeye kuvunderezamo sekuramo kabisa umusore w'umurundi w'umuhanga cyane. Papa, hari abataka baba badafite umwanya wo kwirirwa gusaba ibintu byinshi, ni wa wundi ukubwira ngo uko imboga zingana ndarya ubugari. Niba abataka badasaba ibintu byinshi bakubwira ati yegereza izamu gato mpita mvunderezamo. Ndi kumana Papa, izina ryandike, gihagararo gihambaye cyane, umusore shepu ya Sarpongo, bwenge bwinshi cyane nk'ubwa Bokota Rabamabovic, umuvuduko mwinshi cyane wo hejuru, akaba arebye uburyo umupira waramaze kukura amasoro wa Kiyovu. Icyo bita rebound uvuyemo ugaruka umusanga agaze wenyine, surikira mu izamu, tapin jugunyamo kabisa, aterekamo igitego cyiza cyane cy'ikipe ya Rayon Sport. Isaro ry'i Nyanza, Murera y'Abanyarwanda kimwe, Kiyovu Sport y'Abanyarwanda ubusa. Ukiza abavandimwe aragarama, mbaye ngaramye, ubwo reka ndebe ko Kiyovu nayo igaruka. Aya karuka ameze rero, igitego cya Ndikumana Asman bakunze kwita Garden, umusore ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari uko bimeze imbere. Bwira uburyo muri Tenga Promo abantu barimo gukira bya hatari kandi nta kiguzi basabwa kindi kabisa. Attention imbere zo yamaze gutera isariyuti. Saliyuti byabaye ryari kora yagenda idafite rutahizamu uzayiheka ko niyo bigiye kuba Imana y'u Rwanda ubwayo iyo itashye ibaza Abanyarwanda iti hari umuntu umufite. Ubanza wumva amashyabare, ubanza wumve bo kabyara, ubanza wumva imfura z'i Rwanda, bumva Bare, umva amashyabare, umva Rayon, umva Murera, umva igikundiro cy'Abanyarwanda, umva Bare, umva ahise areba kabisa. Hari Perezida Tade, areba hari Jean Fidel, areba hari Sadati Munyakazi, areba hari uwo bita Zahabu n'abandi bayobozi batandukanye, arababwira ati salute. Igitego cy'umutwe kabisa cyiza cyane cya Maestro Ndikumana, bibiri by'umutwe, umwe utereye mu kirere hejuru, undi yawusekuye masa n'uwirampa ari hasi mu gice cya mbere. Abareyo bagomba kumuhamagara bakamuha amafaranga ariko bamenyereye kubigenza iyo bagushimishije no kwibashimishije baba bagomba kugushimira nabo.
nuko bigenze kabisa. Rundamo icya kabiri cy'umutwe, aratsinda igice cya mbere cyenda kurangira, abonye n'icya kabiri kiri kurangira arongera asekuramo. Izina ryandika mu Ndikumana Asman, kinisha amaguru ya Miliyoni Mosi, ni muremure bihagije, afite igihagararo, afite ikwiza, afite umugongo, afite agatuza, afite abdomino, rakomeye mu mavi, rakomeye mu maguru, musore kabisa n'inkuba. Murera yatunze Boko Taxer, ndavuga ni ntibizakunda nyuma kubona undi. Ariya hantu ndiho ndareba abayobozi bariyo bagiye gusuhuza abakinnyi, nari ndo nitegereza umuntu umwe ariko n'ubu ntabwo aramanuka. Ni ukuvuga ngo bangiye ko bajya kubasuhuza, bo bita Jonathan ushinzwe umutekano muri Ferwafa, afata ibyo ngibyo mu byihorere ntabwo mujya mu kibuga cyane. Ubwo rero hamanutse Perezida Tadeyo, hagenda ndamubona Furaha ba Mike